ntabwo twakwingingira umuntu kuduha umutekano, ugomba kuwuduha byanze bikunze. Abahandi ababa hanze y'igihugu bakora bashaka guhungabanya umutekano wacu, ni ukubiha igihe gusa. Bamwe baratwizanira, icyo kibazo tukagikemura. N'aba bose mujya mwumva bari ku maradiyo, ku interineti n'izindi bari aho bavuga ubusa, bariya ntibazi ibyo bavuga, ntabwo bazi icyo bakinisha. Bahereye kuva kera bashaka kudutera ibibazo buri gihe, buri kanya, ntabwo iki gihugu ureba cy'u Rwanda, mwebwe abanyarwanda, ni igihugu cyacu, ni igihugu tugomba kubaka, tukakirinda, tukarinda ibyo twubaka. Ntabwo turi abacakara b'abaturanyi, ntabwo turi. Muranyumva? Nibyo. Ntabwo turi insina ngufi. Ntabwo duhimbirwaho. Ariko abayobozi iyo barangaye batera ikibazo. Ibyo mujya gushaka hanze y'imipaka, ibyinshi biri hano mubisiga hano. N'amasoko ari hano. Ariko abayobozi baragenda bakibera mu mijyi, bakibera umurwa mukuru, bakabona ko isi itangirira ikarangirira aho ngaho. Oya, hari Butaro, hari Burera, hari utundi turere. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo iyo mwambuka umupaka mujya gushaka, hari bambwiye ngo bambuka ngo bajya gushaka imigati. Imigati nkabaza, ariko ko nabonye hari abayikora mu mujyi hariya, kuki batayikora no mu yindi mijyi cyangwa ngo bayizane? Kubera ko ariko bakora mikeya, n'umujyi ureba ntabwo bawuhaza, kandi bakwiye kuba ukuntu bacuruza. Abantu bamwe ntibaramenyera no gucuruza, akora utuntu duke akagurisha umuri iruhande, akaba yarangije agahenda, akavanamo uko abara areba gusa, we n'abantu bake bamuri iruhande, akibwira ko ubwo yakoze bizinesi. Kuki batayikorera aha cyangwa ngo bayizane aha, aho kugira ngo mujye kwambuka imipaka mujya gushaka ibyo ngibyo bikwiye kuba bikorerwa hano kandi bishobora gukorerwa hano, ahubwo ndetse mukaba n'isoko, ariko mukaba n'abafite umusaruro nyine w'ibyo mujyana ku isoko. Ariko ibyo iyo bidafite umuyobozi, iyo bidafite abayobozi babishyira ku murongo, bivukamo ikibazo nyine. Ibyo rero turaza kubikemura. Abaturanyi bashaka kuduteza ibibazo, mubihorere, twe dukemura ibibazo byacu. Hanyuma aho bazumvira ko kubana neza ari ngombwa, tuzabana neza. Twe ntawe tujya tubangamira mu kubana, tubana n'abantu bose. Bashaka kubana n'abaturanyi neza, bashaka gukorana nabo neza, turashaka guhahirana. Ariko iyo waduhinduye akarima kawe, ukoramo ibyo ushaka, uhingamo ibyo ushaka, natwe hari ibyo dushaka. Abaturage ibyo ndibwira ko mubyumva, abayobozi bagomba kubyumva. Igihe kibaye kirekire cyo guhindura imyumvire y'ibihe tugezemo na politike y'igihugu. Politike y'igihugu, kucyubaka, kugiteza imbere, Abanyarwanda
turi umwe dukorera hamwe ntawe dusiga inyuma. Iyo niyo politiki y'igihugu, iyo niyo politiki tuzi kuva kera. Ntabwo twavuga ibintu bimwe ngo hagire abashaka gukora ibindi bitandukanye n'ibyo n'amatwara tugenderaho ya politiki yacu, ngo icyo gihe tubyemere. Meya rero wa Burera, kumvaga ibibazo wahoze uvuga, hari ibyakemutse, ibyo ntabwo nirwa mbisubiramo, ariko ibitarakemuka nzi bishobora gukemuka, turaza kubikemura byanze bikunze. Muve mu bintu byo gutegereza baza kubakuburira aho kunzanira ibintu unkuburira umpa, aho waba uva hose nzanira akazi nkore nihe ibyo nkwiriye. Muranyumva? Abayobozi bari hano bumve ko aho kujya kuramya no kuhamagara baza kubakuburira, bazana akazi, bazana inganda, bazana ibikorwa bibaha akazi mukora, hanyuma muvanemo mwebwe ubushobozi bwo kwiha ibyo mukwiye. Bari imyenda, wigurira imyenda, ntibari inzu ugiye kubaka ushobore kuyubaka, niba ari ibyo kurya ushobore kwigaburira, ariko bitari kukuzanira ibintu byo kugukuburira. Uwo uzana ibyo kubakuburira ubafitiye imbabazi, niba bafitiye imbabazi ajya bazanira akazi, ajya baha akazi, aho mugenda mugakora mukishyurwa, hanyuma wowe ukihitiramo icyo ushaka gukoresha icyo wavanye mu kazi wakoze. Niyo myumvire ya politiki y'igihugu cyacu, ibyo dushaka, nta kubinyura iruhande ngo tuvuge bimwe dukore ibindi. Turumvikana? Abaturage b'inyuma hariya namwe muranyumva? Ashaka ko tubyumva neza rwose, tukava aha twumva ko dufite indi mikorere dukwiye kuba dushyize imbere. Muva aha, ababyeyi, abarimu, mwumva ko abana b'igihugu cyacu bakwiriye kujya mu mashuri bakiga uko bikwiye, bitari ugusiba. Ntabyo gusiba bihoraho, bikwiye guhagarara. Hanyuma iby'abayobozi ari bakuru ari abatoya mu bindekere, nabyo ndaza kuganira nabo. Nabo bareke kujya basiba ku kazi cyangwa no gusiba ku murimo bakwiriye kuba bakorera abaturage. Imyumvire ikwiye kuba yarahindutse kera, twarakererewe, ihinduke n'ibikorwa bishingireho tubone umusaruro. Ibindi twaze tuvuga by'umutekano, ibyo ni ngombwa, ntabwo ndi bubitindeho, murabyumva. Umutekano ugomba kuboneka ku neza, kandi bishingiye kubera ko twumva ko ari ngombwa.
hagati yacu mu banyarwanda, noneho hagati y'abanyarwanda n'abandi abo duturanye. Umutekano turawushaka, niwo twifuza, turaza kuwukorera. Turaza kuwukorera ku neza, niba ngombwa ku bundi buryo nabyo niko byagenda. Umutekano ntabwo twakwingingira umuntu kuduha umutekano, ugomba kuwuduha byanze bikunze. Ubu ndavuga baba baturimo, baba bari ahandi, abahandi nabo tubageraho, tuzabageraho. Abahandi, ababa hanze y'igihugu bahora bashaka guhungabanya umutekano wacu, ni ukubiha igihe gusa. Bamwe baratwizanira, icyo kibazo tukagikemura, hari abandi tuzazana batarizana. Niho mvugira ko umutekano ni ku neza mbere na mbere. Uburyo bundi ni ku ngufu, kandi turazifite. N'aba bose mujya mwumva bari ku maradiyo, ku interineti n'izindi bari aho bavuga ubusa, bariya ntibazi ibyo bavuga, ntabwo bazi icyo bakinisha. Biriya nyine barabivuga nk'umuntu waba uri muri Amerika, uri mu South Africa, uri mu Bufaransa, ukibwira ngo uri kure, nyine ari kure kuko ntaho uhuriye n'umuriro. Ariko umunsi begereye umuriro uzabotsa. Ibyo bari bakwiye kuba babizi, ari n'abandi, ari n'ababashyigikiye, bazi ko hano batahakinira, nta kuhakinira. N'abo mujya kubajyamo bagashaka kubakoresha, bagira bate, mujye mubabwira ko barakinisha umuriro uzabotsa. Kuri icyo cy'umutekano ntawe twabyingingira. Umuntu akwiye kuba yumva ko ni igihe cyabaye kinini twabuze umutekano, igihe kinini dutakaza byinshi, ariko icyo gihe cyarahise, cyararangiye. Ubu ni iki gihe cy'amahoro, turashaka amahoro ku neza cyangwa ku bundi buryo. Ibyo ndagira ngo mbibibutse kuko mubifitemo uruhare, ariko ndagira ngo nabasezeranye ko biba byabanyuzeho ntabwo bizatunyuraho. Rero nagira ngo umutekano, amajyambere, ibikorwa n'uburyo bikorwa hagati y'abayobozi n'abaturage, hagati aho n'amikoro yo kubikoresha, dukoreshe neza, dukora ibishoboka byose ibyo dufitiye ubushobozi. Iyo tudafitiye ubushobozi ntawe tuzabiziza ngo ntabwo byakozwe, kuko icyo ni ikindi kibazo.